Sure. Nitwa Nyampinga ndi umutima w'umujyi abitse amabanga menshi ndetse buri cyizere cya benshi. Hari ubuzima bugiye guhinduka. Batekereje ko hahise bacitse ariko hahiseho ntibagirana. No way. No. Raisa. Muri uyu mujyi buri wese afite amabanga ye ndetse amwe n'amwe ashyinguye kure cyane kurusha ayandi. Raisa. Gusa yabagiye kujya ahagaragara. Impinduka ziraje muri uyu mujyi. Ndabaziye. Uriya Nyampinga niwe wambwiye yuko ucuruza urumogi njye narabirose. Impamvu ubwazo zishobora gutangiza umuriro. Ariko ubutabera niyo mpamvu yonyine yo kutugeza ku ntego zacu. Impamvu? Impamvu. Hari impamvu. Wega umbwire. Buriya ntabwo uzi ikintu. Ewa, ari ukuntu nkora akazi. Avuga ati umwana gakoze kabisa. Kandi kagenze neza. Nyine ureke byandi byawe byo gupinga, byo kujya umpinga rimwe na rimwe. Ariko hari igihe ngakora nkavuga ati wawe. Umuntu ndamuhaye. Hari nk'abagenga b'ubushize. Urubuka hari abagenga b'ubushize bigeze baza badutezemo utuntu badushimije nyine bari abaniga. Bahakurya b'imyenda y'ubururu. Bati twaje mu kavani. Ewa bagize kandi nanjye bashyire twashyizemo niba ari muri metero 100. Bo bazi ngo baraza badusanga aho mu cyapa bazanye naho nariho bashyize abapolisi kumbi twebwe turi mu kindi cyapa cy'imbere. Imbere twashyizemo wa mugore. Arabihora ahita bitubwira ko harimo n'abandi bantu abona yakese. Hariya narabakomye baraza batugeza hariya gitatu tubakuzaho. Iwana abo basize hariya imbere hariya nyine iriya diro niyo diro wakoze abantu hari urangusura hariya nanjye narakwemeje. ariko ubusanzwe rwose iyo hari diro irimo amafaranga menshi umuntu yigwa afite n'ubwoba kabisa. Kubera ikize kamane umuntu afite ubwoba. Keme. Kujya gusuhuza nkabona nta nubwo ushaka kumpobera. Hari iki kibazo? Mbabara umunsi wambanye muremure. Nago nafite ibibazo byanjye n'ibyo ngo mbishyiraho nago ntabibasha pe. Wow. Sure. Biteze. Nibyiza. Ahubwo siko mbona wagazanga. Nje kukureba ariko mu rugo. Nubwo wanze ko mpagera. Base wari kwibuka ibyo twavuganye cyangwa wari wabirenzeho ubona ko ugomba kwizana kuko Okay, nyuma yuko wanze kumpobera urengeje kunyibutsa nibyo wambwiye. Right? Nese basi kugobera usubize siko atari mu bintu byanzanye. Mu byanzanye nago kugobera biri. Yami ibyo ndabizi pe. Okay. Katureke no kubitindaho. Yego. Ahubwo ndashaka kubaza impamvu kuki wanga konze kukureba mu rugo. Ntabwo ukenewe aka kanya. Kubera iki se bidakenewe aka kanya? Shaka kumenya impamvu ishobora gutuma wanga konze kukureba mu rugo. Nabonaga guhuza byananiranye niyo mpamvu nahisemo kuza. Ntabwo nari nzi kuri kutari kunywa inzoga pe. Muri minsi nabaye nziretse kuko nahuriragamo n'ibibazo byinshi cyane. Fasha mbabarira. Rega njyewe nambaga uzanansuzugura ariko uzigiye wahereye ungurira. Ungurira. Ndavuga nti kananye nkutema da. None ikintu kiba kirenze nta mugwa umuntu yanywa imitobe 2 cyangwa 3. Cyanjye nakubwiye ngo ufate akantumbwira kuri kunywa imiti. Gusa iyo miti ngewe koko. Cyakoza wow. Ahantu ukorera ni heza. Urahabona ba. Kabisa abasirimu nibo bahasohokera wow. Cyane hakunze kabisa. Bibaze ko hari anari cash ariko anga bangize manager. Yabanje kunshagamo. Ariko nyine ubu ngubu abasapuraya bose twaramenyeranye ibintu kugenda biza gahoro gahoro. Karimo karaboneka.
niyo mpamvu nyine naguhamagaye ngo nguteme. ariko n'ubundi barabivuze ko iyo ukererewe Imana iragutegera Aha sibyo se cyata niyo mpamvu nanjye ndi mu ndege ubu. cheers Cheers, da. wavuze se ko Alan yambwiye ngo ntago akuzi Arani ya wa mutipe tubana tipe mwana utwaranye yego gusa njye ndamuzi kumva nanjye namuzi pe kuri se ushatse kumbwira ko nubwo waje mu rugo inshuro ebyiri utahamusanze sha rwose mana yanjye use ntabwo umwibuka pe ndumva ntawe nzi rega umenye ko wowe n'ahantu uretse mu kwerekeye urasanga umuzi turebe nyereka turebe sibura umuntu nabaye namwibagirwa uyu se turebe umujama ahubwo uno mujama muzi ahangaha ntabwo umuzi wanyu aha hari umuntu bakunda kuzana ahangaha w'umushuti we kabisa barahasohokera cyane ahubwo cyane baje kurimira cyane yanirunga waza gukora iki Alan ntabwo yantenguha ubundi ahantu haba ibintu biri class n'icyo kunywa abahazi ubwo sinari nzi ko ari nako yitwa kutese wowe nuko nyine ibintu wowe byose ubikabiriza ngo nge akazi kose ngenda bizi ko ngakora neza kandi n'amabuja bya appreciating man. wowe mani hari igihe noneho umuntu uba uri muri deal neza yaba umuntu ukabona haraburaho gatoya ukaruka ku mahirwe ese kurokoka ariko buriya nawe bitabaho nta muntu utakora akazi ngo abure gufeiringa ahubwo nyine aba ari umunsi wagena gusa ngewe hari akazi nkora yewa nagakora nkavuga ati akazi nagakoze ibaze wa mu boss uburyo watinze kujya ufata imari wiryamiyeho usinziriye muri hoteli hariya nahuye n'ibintu bibiri nahuye n'ikiyobyabwenge mpura n'umugore urumva we kuko biriya umuntu hari muhano uwo bitabaho n'ahandi waba aho bitabaho rero ntabwo bitabaho nawe ngenda bizi neza ko hari aho unyigeraho seriye ariko iyo tugeze mu bagore bro nawe ndakubona intege zawe uba umeze gutya nyine nibyo nkubwira mu kazi ugomba kuba seriye noneho ubundi wamara kuva mu kazi ukabona ko wajya muri ibyo bintu byose uri umuntu w'umugabo uri kumva aho nimba ari akazi ugomba kukonsantra ku kazi ukaba be serious uri kumva noneho nyuma warangiza akazi ukabona kujya enjoyinga wamaje no kwinjiza amafaranga nese muri tuyinjiza sinyebwe mwirira yatubereke sarika mubwire iyo uvuze gutyo ushatse kuvuga iki neze so na mushiki wa mbirira hari abandi wowe twahuye ufite ako kaboko twagiye kugushyira muri deal ufite ako kaboko rero kumasiga ungana yatangiye kunyorera oya ni wowe ubizanye ariko umunsi nzabona ko ari ngombwa nzakubwira nta kibazo ariko uzi ko bituma mpita ntekereza nise ndasebetse ndi umuhungu utari mwiza ku buryo like n'uwambona iwawe wakumva umwaye yego musore mwiza ntabwo ikibazo ari cyo kutazi kuzi wanjye ntabwo ari cyo kibazo then ahubwo ikibazo ni cyo kwizana ntaguhamagaye ariko Nyaminga nshaka kubaza ikibazo kimwe kubera iki iyo hari ikintu ukeneye ushaka kumenya umpamagara ukambwira ko ndamutse nana hari icyo kintu kitanashoboka ariko byamara kurangira ukangira second choice kubera iki witungira nkaho utanshaka why Eme ibyo gutekereza nta kintu na kimwe kiri cyo ahubwo sinari ntari mukuri ahubwo uyu munsi nabonye ko atari ngombwa ko uza Nyami it's okay Eme bazakubwira no mubwire please ese ko kwahagushyiriye kujya uducunga usigaye mani wigira ibintu byose uba wigize umuntu nyirandabizi kundusha bro ni uko byagenda kose nkurusha gukora akazi neza ukabona niyo waba uri musaza niyo waba uri iki ariko nkurusha gukora akazi neza ibyo rero ntuko ntukajya ngewe izi diro nazikinnye muri Amerika ahangaha ngewe ni ibintu mba mfitiye inararibonye rero ntabwo nawe gusanga akazi kari gupfa amafaranga atari kwinjira uko bikwiye urakumva ndangize ngire gutyo nicare gusa mvuga ngo ntegereje ngo bibyinjira bidahagije wazikinye yose
yarenze ikini Nyamirambo Kigali gituza rero murusha ikibuga gusa reka mubwire musezeranye akantu kamwe akantu nenga s'abagore ndagira mubwire ko ndi kugenda mbashyira hasi gake gake ubundi nzaba ndi ku murongo ntabwo uzongera kumvugisha. Are you serious? Yeah, I'm serious, man. That's a good idea. None uzabibona you will see. Wait. Ahubwo se nahereye kare tuganira ko nari kumva Babo akoma bitebye ntaga mu kibana. Babus. Babo nawe yagiye hari umukobwa yagiye kureba. Nawe yabyukiye mu ijipo nk'abandi bose. Asore w'i Kigali pe. Uzabiyemeza iryari. Ko ari wowe wakundaga kuzana n'inshuti yawe nyine kopine wawe hariya nibyo byatumaga nyine twibera inshuti. Iyo uvuze kopine wanjye nyine mpita numva nsheshe umeze kuko nyine bihita binyibutsa ibintu byinshi. Shaba byihorere inshuti yanjye rwose. Gusa ariko nkanagushimira wambere inshuti nziza kandi na n'ubu kuri pe Icyo nasabwaga sikatara hari arahamubera. excuse me. Hello. Oui. Eh? Okay. Bosi se ngo bosi ko biti. Bosi wawe. Bosi wanjye dukorana. Ese bawo usigaye ukora ibintu udashaka kumpa amakuru. Biraho nyine tu ni ubushabitsi ni kwa kwirwa umuntu yiruka mu mujyi. Umuntu aba atarabona akazi gafatika ku buryo wakwicara umuntu wakwicarana n'inshuti yawe ukayipresenta ngo ndi gukora iki. Aha, cyakora nyine ndishimye ko twongeye kubonana. Numva cyane numvaga atari njye uri mu rote twongeye kubonana. Numvaga nyine muri abandi numvaga nakubwira ibintu byinshi ariko nacanganye ikigo. Nkajya mbura aho mpera. Erega hari hashize igihe. Imyaka 3 nshuti yanjye. Kandi noneho tukibonana nyine amateka yise yisubira. Tapu wagira ngo ni mu gitondo. Ngira ngo twahuye mbese wansubije inyuma cyakora. Ahubwo watumye nkunda ziriya karitsiye. Yego. Murantekereza ko abantu bose nabuze anytime tuzadukubitana hariya. Izo ngizo babyita santima. Bari abantu babakirera. Sindeba se. Akira. Oya nabonye n'abakozi banyu bafite isuku basa neza. So watanga serivisi usa nabi bikagenda gutya. Nicyo ushaka kumbwira ntumvise. Eseme niba bacyumvishana ku muhanda gutya Ahubwo niyo mpamvu yatuma ntagutana. Mwiriwe. Suza ariko jya ugaragaza imbaraga nk'ukuntu ugaragara. Uransuza byanga. Nyami bitese. ubwo si ikikuzanira n'iki Niswara akajimungu mwiza akanyamere kambwira ukunda udusore twiza agira gutya Imana kahita guhereza gukundwa natwe. nagatanga ikindi kintu cyari kikuzanye kitari ubugamba Zubwo wari wacikanwe nacikanwe neko nari niviriye mu rugo nanakubuza umunsi wose wiriwe. Amakuru yose yashaka ya Nyampinga wayabaza ngiye kirabo. Nyambi hari cyangwa yeshyeye oya kivuga kidumba nurangiza ugende Rata ka kidumbare nakazina banyitawe kubwana ariko nashaka kumeda umungu bari kumumagara ariko reka manze ngo amakuru kwa kuntu kubaye ngana kwishimira wowe uri n'umusore mwiza mushene ry'abasore bose afite no ya musore mwiza y'ubwabo. Wait. Uyu mwana uri kuvuga n'ibiki? mubaze Ishene iravuga ry'iki? neza ibyari byo Bisarago biswe Nyampinga akundwa. Nyampinga buriya ni igikobwa cyiza cyane gikundwa buri musore wese kirabafatisha. Amagambo uri kuvuga ni menshi ntago ndi kugira iryo mfatamo menshi. Nari numvise kuvuga ibintu by'amashene y'abasore ibintu nk'ibyo ngibyo. Ako suretse no kwijyana nawe umwana ubu yabaye yuko ishene iyo bavuze ngo ishene y'abasore abatendeka abasore nk'ijana. Okay. It's okay. Yami. Sinzi wenda aho uyu mwana aturutse ariko gumana n'ibibazo byawe.
oya wirakara nyine ndi gushaka kumvisha ko sheri wawe ni igikobwa cyiza kuba warakegukanye gikundwa n'abasore ubundi ni ndabona umwana murozi ubundi nkawe ko kuvukaye yewe disi aragiye mbega umusore we surakajwe n'iki erega nyaminaga ariwe wasigana abasore beza bose niyo mpamvu uzajya usenya nese nyami uretse no kubeshya ko kiri gushaka kubabaza uriya musore mwiza kuriya ariko ubundi wowe ufite ubwenge cyangwa ntabwo ugiye umva muko gumana arani ugumane babu bose narabakurekeye nta wundi nzongera kwemera kuba warize umutima twarakumenye ubundi wabyukiye ariko sonzwe mu yefu muko ngamva imbere nyine uvuga utanyegera uwegerayo uvuga umbwire urarakaye se birashoboka ubundi wishimiye ari umuhungu uswegereye kuri urwana ninde waruroze ako mwana uri keza ntukajya uvuga nabi sheri sheri uriya muhungu gashirira amenyo ni sheri wawe ibyo birakureba ushaka izindi nkuru zo kujya kuvuga oya ariko nabyo ntabwo birabuza yuko nzabivuga kwa ara kameme abonye amakuru ngaho genda uvuge oya ndashaka kureba aho uca ugenda genda uvuge nese ko udakurikiye uriya musore mukurikira njyayo sha ntabwo muzi kwita ku bagabo reka nongere nsubire mu nzira yacamo wenda twahura ya mani nyine urumva we yagiye agiye gusura ngo ni umukobwa witwa Bianca sinzi niba umuzi ibyo zino urabizi Bianca yari inshuti ya Raisa what yari inshuti ya Raisa man Raisa umwe Raisa ya nayo nabyumvishe inshuti ya Raisa ko nabyumvishe none se nyiranushaka umubiri umeze neza amahoro good biremuteze ya tumeze neza tumeze neza cyane ese ale ko tutabamenye se umushyitsi se umushyitsi ntabwo namumenye umushyitsi ariko ushaka kakivuga ko namumenye ibyo uvuga nibyo ubundi umugabo ni uwivuga cyane umugabo uriya arivuga kabisa rero kugira ngo umuntu bajye kumuvuga cyane ko ari umukobwa uri kumuperezanta nibwo ashobora kwenda bakaba bamuvuga nibyo da ibyo rata nibyo ubundi njyewe nitwa Raphael ariko inshuti zawe zikunda kwita Rafa dukunda kumwita Rafa urumva iyo ayere twayikuyeho kubera ko ni ya sisiteme yo kwihutisha ibintu nyine muri ino kugira ngo yihute biba bangukire nanjye nitwa Nyaminga okay uri umukobwa mwiza nawe you are so beautiful merci nanjye ndi inshuti yare hafi niyo nabyumva mba hano dusharingana ibintu byose uhereye ku kigo ni inshuti yanjye nyine magara kumwe umuntu bavuga inshuti buriya aba ari inshuti yanjye y'imbere twariganye tukiri abana nyine za high school turigana ariko nimba numvise neza uri girlfriend oya ntago ndi girlfriend we uyu mufata nka musaza wanjye yego ni nka musaza we mbese buriya kumwe bavuga ngo uyu ni mushiki we nanjye uyu ni musaza wanjye urumva ndi musaza we ubwo naringize ngo gusa biba bitumye nibaza ukuntu nyine
waba n'umukobwa mwiza mwiza gutyo uteye wujuje ibisabwa byose kugira ngo umugore nyine ni mwiza uyu niwe mukobwa nyine ese kandi dutuma nirata dutuma nzajya nirata ubundi iyo bari kuvuga umunyarwandakazi ubundi ni wowe ubundi batangaho urugero ese kandi none se ko nzi ko mu bantu bagiye basanzwe bagenda hano ko najyaga nkubona wari waratinze kudusura kubera iki ngewe nkimara kurangiza nagize amahirwe nkomereza amashuri muri Canada niyo mpamvu utakundaga kumbona nyine inanga ariko nje mu Rwanda vuba ndumva rero niyo mpamvu byatumye yaje mu Rwanda vuba kabisa utari waramumbwiye se basi ingwise kumva impamvu ntamukubwiye hari ukuntu nyine umuntu suzi ko ngira inshuti nyinshi cyane kabisa ku buryo kumva uyu nguyu kubera akazi kenshi ukuntu aba ahuze hari ukuntu nyine atinda kumvugisha ugasanga rimwe na rimwe nibagiwe nanjye kumuvugisha niyo mpamvu nyine iyo ni inshuti iri aho kuri wowe ni umuntu usanzwe no we are best friend but kubera urumva akazi kenshi naje mpita njya mu kazi kenshi akazi kenshi kabageze agahuye bituma nyine yarahuze kubera akazi kenshi bituma mba meze cyane nyine ariko niwe inshuti yanjye ubundi magara kuva kera hose birumvikana gusa nishimiye kukumenya nanjye nishimiye kumenya cyane kuko buriya ni iby'agaciro cyane kandi nizere yuko kumenyana kwanjye nawe bizaba byiza kuri twembi cyane kuko nakwishimiye cyane sinzi n'uburyo nanabivugamo nyine imiterere yawe n'ubwiza bwawe biri ku gipimo cyo hejuru mwese muri Amerika mumeze mute muri Amerika sawa tumeze neza byari byiza nyine igihe nari ndi hari impamvu zituma nisanga ni nk'amagana atuma nisanga muri